turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Umwami Imana nabaha umugisha. Ngewe mugiye kubana uyu munsi ku badasanzwe turi kumwe, ku badasanzwe bankurikirana ari ubwa mbere agiye gufungura icano, nitwa Mugore Wera Egidia. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye gusangira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gutabarirwa aho wasuzuguriwe, cyangwa Imana kugusubiriza aho wasebeye, Imana ikagutabara. Haleluya. Rero reka tubanze twubahe Imana, dusenge. Umwami Imana abaha umugisha. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimye kuri iyi saha, turagushimye ko twongera iminsi yo kubaho. Izina ryawe nirihimbazwe. Data rero urakarama, izina ryawe rishimwe kandi kirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe Uwiteka, mwami wanjye, akanwa kagiye kumbura kavuga ndetse n'amatwi agiye kubyumva azarigirira akamaro. Tugirire neza, uduhereze umugisha, uturindane n'abera bose, uturindane igihugu, uturindane n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bose, n'isi yose muri rusange. Urakoze, urakarama mu izina rya Yesu. Amen. Yesu rero nashimwe bavandimwe. Umwami Imana akomeza abiteho kandi abagirire neza. Ndabakunda cyane. Tugiye rero gusangira ijambo ry'Imana uyu munsi yashyize ku mutima wanjye kugira ngo namwe ndibasangize. Tugiye kurisoma mu Baheburayo ibice 2 umurongo waho wa 18. Haravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Amena. Uyu ni Yesu wivugaga. Uyu ni Yesu bavuzeho ngo ubwo yababajwe ndetse no kugeragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Uwo ni umwami wacu, kuko ubwe yarababajwe, ubwe yarasuzuguwe, arabizi neza, arabizi ko agasuzuguro kabaho, arabizi yuko gutukwa bibaho, arabizi ko gucirwa mu maso bibaho. Ibyo byose umwami wacu arabizi, ngo niyo mpamvu ngo atabara n'ababasha kugeragezwa, ngo n'abarimo kugeragezwa bose arabatabara. Haleluya. Umwami wacu wenyine, kubera yuko tumuhanga amaso, turamuzi, turamwizera kandi turamwemera. N'ibyo banditse hano mu gitabo turabyemera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo nawe ubwe yababajwe ndetse akageragezwa, ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Mwene data, muvandimwe, inshuti yanjye, ndakwinginze nawe uyu munsi wibuke, nubwo urimo guhura n'ibibazo, nubwo uyu munsi uri guhura n'ibikugerageza, nubwo uyu munsi urimo guhura n'intambara, ariko wibuke ko n'umwami wacu ibyo byamubayeho. Yesu yarageragejwe, Yesu yarasebye, arabizi neza. Yesu yarasebye, asebera ku musozi w'iwabo. Nyamara abamuciraga mu maso, abamugiriye nabi, nabo yavuriye amaso, nabo yakirije abarwayi, nabo yahaye ibyo kurya, nabo yatuburiye imigati. Abo bose ni abaturanyi be, nabo ku musozi w'iwabo. Ariko Yesu arangije aravuga ngo ubwo nanjye azi kugerageza, azi no kubabazwa, ngo niyo mpamvu atabara abababazwa bose. Nshuti muvandimwe, iyo ubwiye umuntu bashobora kukumva, ariko ukabona nyine ashyizemo amarangamutima ya kimuntu. Ariko Yesu yavuze uti inzara iranyishe, kuko inzara yaramuriye arayizi, aza yihuta akaguha ibyo kurya. Kuko Yesu arabizi neza, yambaye umwenda umwe, kuko Yesu yarababajwe cyane pe, bamuciriye mu maso. Rero uyu munsi mwene data, wibona ibirimo kukubaho ngo wumve ko birenze, wibona ibirimo kukubaho ngo wibagirwe ko n'umwami wacu byamubayeho. Ahubwo icyo nagusaba ndetse icyo nagusabira ni ukugira ngo nawe ushikame, ukomere, uvuga uti nubwo birimo kumbaho uyu munsi, n'umwami wanjye byamubayeho, nubwo nanjye birimo kumbaho, ariko dufite Yesu, niwe uturwanira kandi niwe utuneshereza. Ahubwo uba mu kigeragezo neza. Nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo ihangane ube mu kigeragezo kandi ukivemo utanuka umwotsi. Kuba mu kigeragezo ukakivamo utanuka umwotsi
ni uko iyo umuntu aje akagutuka nawe ugahagarara hariya ukamutuka, burya tena umwotsi wamaze kukunukaho, ubuhamya bwawe wamaze kubwica. Ahubwo wowe ihangane ube kuri uwo musozi. Nubwo Yesu bamutukaga ariko yarihanganaga, barubanga ari kuriya ngo si mwene runaka, ngo mwene uriya ise ntago ari umubaji, ariko Yesu akabyumva akicecekera kuko yarazi kiri muri we, ndetse yarazi data wo mu ijuru wamutumye. Nawe rero nubwo uyu munsi ibyo byabirimo kukubaho, ariko ibuka yuko dufite data wo mu ijuru kandi utubereye maso, ngo kuko byamubayeho ngo niyo mpamvu ngo atabara abageragezwa bose, abasha kubumva cyane. Nawe ikibazo waba urimo uyu munsi umwami wawe arakizi, inzara waba uhura nayo uyu munsi umwami wawe arabizi kuko nawe inzara yaramuriye. Kuvugwa nabi waba urimo uyu munsi arabizi neza kuko nawe bamuvuze nabi, ariko vuga ngo nimba byarabaye ku mwami wanjye nanjye umunsi bikaba birimo kumbaho, ariko nzi neza yuko abereye hafi kugira ngo anyumve, kugira ngo antabare. Ntago ashobora gutuma ibyo bibazo urimo uyu munsi ubigumamo kuko nawe yabibayemo kandi arangije abivamo. Ahubwo wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ukumuhanga amaso, ni ukumwitaho, ni ukumwitabaza, ukavuga ngo byanze bikunze nubwo ndi kugeragezwa, nubwo ndi gusebera kuri uyu musozi ntuyeho, nubwo uyu musozi ndimo ari njyewe uri kugaragara buri munsi, ariko nzi neza ko Imana nanjye umusozi yawe untabariraho. Haleluya. Yesu rero niyo mpamvu ijambo ryiwe yavuze ngo niba nanjye ubwanjye narageragejwe, wikumva ko ari igitangaza, wikumva ko ibiri kukubaho uyu munsi ari ibirenze, ntabwo ari wowe wenyine. Nimba uyu munsi urwaye ukaremba, wikumva ko iyo ndwara ari iyo kukwica, nimba wumva ubuzima bwakura, oya bwikurambira, kuko Yesu yarababajwe, Yesu arasonza, Yesu ajya mu butayu, Yesu intumwa ze bari kumwe zirasinzira, Yesu arababwira ngo ariko munaniwe kwihangana kubana nanjye n'akanya gatoya. Nuko yabonaga nibo yari yiringiye intumwa ziwe, nizo yabanaga nazo, ariko zirangije zirasinzira, arazibwira ngo ariko se munaniwe gato no kwihangana ngo mubane nanjye. Ariko Yesu ibyo byose arabizi, arabizi yuko igihe cyagera inshuti zawe zikakuvaho, arabizi yuko wagera mu kigeragezo ukabura uhamagara, ibyo byose arabizi kuko nawe inshuti ziwe igihe cyarageze zirasinzira. Yesu akajya kwiherera wenyine agasenga, Yesu akazamuka umusozi, Yesu akajya mu butayu. Ibyo byose urimo gucamo uyu munsi umwami wacu yabibayemo, ngo ariko niyo mpamvu ngo atabara abageragezwa bose, kuko nawe yabanje kugeragezwa ndetse ngo akanababazwa. Ibyo byose yabinyuzemo umwami wacu. Rero inshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo komera, ndagira ngo nkubwire ngo humura. Ibyo urimo gucamo uyu munsi, ibyo urimo kubona byose byari biguhagurukiye, ibyo wabonaga byose byari biguhanze amaso, humura kuko dufite umwami wacu, dufite umurengezi wacu atubereye maso, araturwanira kuko byose arabizi kuko yabanjije kubinyuramo muvandimwe. Humura rero, nimba wumvaga byari bicitse vuga ngo oya, ubwo byabaye kuri data, ubwo byabaye kuri Kristo, ubwo byamubayeho arabizi neza. Ahubwo wowe icyo usabwa ni igiki? ni ukumuhanga amaso, ni ukumubwira uti mwami wanjye ndabona uri hehe ko ndeba byari bingendekeye gutya, ahita aza yihuta kuko arabizi neza. Ari urubanza araruzi kuko Yesu bamujyanye kwa Pilato, ajya mu rubanza bajya kumubaza ngo ese ni we mwami w'Abayuda. Urumva n'imanza arazizi, arabizi ko umuntu ajya mu rukiko, arabizi ko umuntu ajya aburana, arabizi ko umuntu bamushinja umva byose arabizi, ngo nawe niyo mpamvu ngo aneshereza abo ngabo bari muri ibyo ngibyo kuko nawe abizi ko yabinyuzemo. Humura rero, ibyo urimo guca mu munsi byiguca intege, ibyo uhura nabyo uyu munsi byigukanga, kuko dufite umwami wacu Yesu Kristo kandi yiteguye kutuneshereza. Nshuti yanjye muvandimwe rero, komera, tumbira Yesu, umuhanga amaso, yiteguye kukurwanirira, yiteguye kukugirira neza, kandi haracyari ibyiringiro yuko umwami wacu atubereye maso. Nshuti yanjye rero muvandimwe, twari turi kumwe dusangirira ijambo. Umwami Imana abaho umugisha, kandi ndakwifuriza gukomera ukamuhanga amaso. Humura, ibiri kubaho uyu munsi bizarangira, bizagira iherezo, kuko nawe nubwo yababajwe, nubwo yapfuye, yarakubiswe, aricwa, arabambwa, arahambwa, ariko arazuka ku munsi wa gatatu. Rero yarazutse. Humura nawe, ubwo yazutse ntago tugipfa, ubwo yazutse ntacyo tukibaye, ubwo yazutse turi bazima, ubwo yazutse turi amahoro. Humura rero nshuti yanjye muvandimwe, humura, haracyari ibyiringiro yuko ibibazo uri mu munsi byagira iherezo, kuko umwami wacu atubereye maso. Nshuti yanjye rero bavandimwe,
mukomeje kudukurikirana, turabashimiye cyane, mubana natwe muri byose, muraduhamagara, muratwandikira, yewe ni ukuri mukanda subscribe, turabibona, ni ukuri umwami Imana abaha umugisha kandi Yesu abagirire neza. Murakoze cyane, umwami Imana akomeze kubitaho. Bye bye, naho butaha.